muto uzengurutswe n'imirima myiza ndetse n'imisozi myiza. Igikomangomakazi Adani cyabaga muri uyu mudugudu. Papa we yari umwami wayoboraga uyu mudugudu witwaga Chukmeka. Adani yari umukobwa mukuru w'umwami, yari azwiho kuba agira umutima mwiza ndetse no kuba yita ku giturage. Gusa Adani yari afite ikibazo mu buzima bwe. Yaranukaga bitewe n'uko yari abyibushye cyane bikabije. Nubwo Adani yari umwana, gusa yahumuraga nabi kurenza abandi bana bose bo mu mudugudu. Kandi uko Adani yagendaga akura, impumuro ye yahushagaho kuba mbi kurushaho. Aho yanyuraga hose wasangaga hari impumuro mbi. Amaze gukura akavamo umukobwa w'inkumi, n'ubundi abantu bo mu giturage cy'iwabo bamwitwaragaho bitandukanye bakamuha akato. Baramwitazaga cyane bitewe n'uko yabaga afite impumuro mbi. Bamwe mu baturage batangiye kujya bavugira Adani mu matamatama bagira bati, nta mubyeyi warekera umwana we hanze mu gihe Adani yaba atambuka bitewe n'impumuro ye mbi. Abandi bati, abakobwa b'inshuti za Adani bazagira aho bamusige bitewe n'uko abanukira. Ibi byababazaga Adani, agahora yigunze. Muri uyu mudugudu ndetse no mu bundi bwami buturanye n'ubu ngubu, hari abasore benshi bifuzaga gutereta Adani kuko yari umukobwa w'umwami kandi akaba ari mwiza. Gusa byarangiraga bamwanze kuko igihe babaga bageze muri metero 6 bamwegera, batangiraga guhugurirwa nabi, bagakubitwa n'impumuro mbi cyane bikarangira baretse kumutereta. Nubwo Adani yari umukobwa w'umwami kandi akaba ari mwiza, ibi byatumye kurushaho Adani akomeza kwigunga ndetse no kubabara bitewe n'uko abantu bose bamwitazaga. Ibi byaje gutuma Adani afata umwanzuro wo kutazongera kuva ku ngoro ye, akajya yigumira mu cyumba, yicaye mu cyumba cye yirebera mu idirishya. Yagumaga atekereza umugabo uzamukundira uko ari, ntiyite ku mpumuro ye mbi, ahubwo akamukundira umutima we mwiza. Adani yakomeje kurira amarira menshi bitewe n'uko yabayeho mu buzima bwa wenyine bw'ubwigunge. Umunsi umwe mu gihe cy'impeshyi, ubwo Adani yari ari mu cyumba cye, yumvishe urusaku rwinshi ruturuka mu mudugudu. Havugaga ingoma nyinshi kandi abantu bishimye baseka. Adani arebeye mu idirishya ry'icyumba cye, yabonye abantu benshi bishimye barimo babyina mu kibuga cyo mu mudugudu. Adani yaratunguwe cyane, atangira kwibaza niba yasohoka akajya hanze akajya kureba ibyo birori. Nta muntu umubonye, abantu byagaragaraga ko bishimye bari kubyinana akanyamuneza rwose. Adani yaje gusohoka yomboka gake gake, maze ajya aho abandi bantu babyiniraga. Gusa nta n'umwe wigeze umenya ko Adani yaje. Maze ahagarara ahirengeye, akomeza kureba abantu uko babyina bishimye, areba abakobwa bo mu kigero cye babyina neza mu majipo y'amabara atandukanye. Nyuma yaho gato bitunguranye haje kuza umuyaga, maze utangira gukwirakwiza impumuro mbi ya Adani mu bantu. Abantu bose batangira guhumurirwa nabi, maze batangira gushakisha aho iyo mpumuro mbi iri guturuka. Maze bose barahindukira bareba Adani. Adani yisanga abantu bose bamuhanze amaso, batangira kujujura bavugira mu matamatama ati, ya mpumuro mbi yaturukaga kuri Adani. Abantu bakomeje kujujura no gutunga intoki Adani. Ibi byababaje Adani, amarira atangira kumuzenga mu maso. Ibyishimo bari bafite mu kanya gato nk'ako guhumbya byari bimaze kugenda. Maze Adani maze kubabara arirukanka, ava aho ngaho ajya gushaka ahantu yihisha. Yari ababajwe cyane n'uko abantu bamusekaga ndetse bakamwinubira igihe yari ari kubyina. Nyuma yaho gato yaje kumva ingoma n'ibirenge by'umuntu biza bimusanga. Arebeye mu bihuru, abona ni umusore mwiza cyane uri kuza amusanga akubita ingoma anaseka. Amaze kugera kuri Adani yaramubajije ati, kubera icyo warekeye aho kubyina kandi wasaga neza urimo ubyina? Adani yabanje gutungurwa cyane, yibaza n'impamvu uyu muntu yakomeje kumukurikira kugeza aho yamusanze aho yari yihishe.
maze Adani mbere yo kumusubiza aramubaza ati wowe wumvishe impumuro yanjye n'ukuntu mpumura nabi ariko wakomeje kunkurikira kubera iki? Buri umwe wese muri uyu mudugudu aranyanga kandi baranyinubira iyo ndimo nibyinira. Uyu musore yamusubije atuje cyane ati we bihorere wikita ku magambo yabo, ukomeze wibyinire wishimye ndetse wisanzuye. Adani yatunguwe cyane n'amagambo meza y'uyu musore atari yarigeze yumvaho kuva na mbere. Nibwo yaje kumenya ko uyu musore we atitaye ku itandukaniro afitanye n'abandi bantu ryo kuba atunga impumuro mbi kubera ko abyibushye cyane. Nibwo Adani yaje gufata umwanzuro ko agiye kubyina yisanzuye atitaye ku magambo y'abandi baturage bo mu mudugudu yari atuyemo, akabyina nk'uko abyifuza kandi yisanzuye. Uyu musore yatangiye gukubita ingoma yishimye kandi aseka. Adani yatangiye atabyumva neza, gusa uko iminota yagendaga ishira yatangiye kubyina aryoherwa n'umuziki. Uyu musore nawe yakomeza gukoma ingoma, gusa nubwo yakomaga ingoma ntiyakuraga amaso kuri Adani, wabonaga ko amwishimiye cyane. Adani nawe yari yishimiye ko abonye umuntu umukunda akamwitaho atitaye ku itandukaniro afitanye n'abandi bantu, ahubwo akamukundira umutima we. Ibi byose byatumye Adani aryoherwa n'injyana maze atangira kubyina yisanzuye rwose, bigaragara ko yari afite akanyamuneza. Uko ingoma zagendaga zirushaho kuvuga cyane niko na Adani nawe yareshagaho kubyina yihuse cyane. Bitewe na motivasiyo yari yahawe n'uyu musore, yarabyinnye cyane agaragariza abantu bose urukundo afitiye kubyina yishimye, ubona ko afite akanyamuneza mu maso he. Ibi bitari bigezweho bibaho na mbere. Adani yasoje kubyina yarebanye na wa musore hashira akanya. Adani yari yishimiye ko uyu munsi yabyinnye yisanzuye ndetse yishimiye ko yahuye n'umuntu umwakira. Bose bararebanye batangira guseka cyane. Basoje guseka, uyu musore yaje kubwira Adani ko yitwa Arinze, amubwira ko atuye mu mudugudu baturanye, akoma ingoma mu birori bigiye bitandukanye. Arinze yabajije Adani nimba bazongera bagahura. Hamwe Adani yasanze yihishe nanone, Adani atazuyaje yarabimwemereye, amubwira ko akeneye ko baganira byinshi, ashaka no kongera akamukubitira ingoma maze Adani nawe akongera akabyina. Adani yari amaze imyaka myinshi abaho mu bwigunge bitewe n'impumuro mbi we yagiraga, byatumaga abantu bose bamwitaza bakanga kuba inshuti nawe no kumuganiriza bakamuha akato. Uyu musore we yari yemeye kuba inshuti nawe ndetse yari yamwikundiye, yakunze n'uburyo abyina mu gihe abandi bantu bo batabyishimiraga. Adani yaje gusubira aho yabaga, gusa asubirana y'ibyishimo, akanyamuneza ku maso, yishimiye ko yahuye n'umuntu ushaka ko bazongera bakanahura kandi atamwinubira, avuga ati bwa mbere mu mateka mpuye n'umuntu w'ukuri. Adani yatangiye gutekereza n'ibyishimo byinshi uko bizagenda ejo nibongera guhura, hamwe n'ubundi yari yasanze yihishe nk'uko bari babisezeranye. Mu cyumweru cyakurikiye Adani yaje kongera guhura na Arinze. Buri mugoroba Adani yajyaga hahandi wa musore yasanze yihishe nk'uko bari babisezeranye, aho yasangaga uyu musore amutegereje ndetse arimo akoma za ngoma ziwe dore ko yari umuvuzi w'ingoma. Ubucuti bwa Adani na Arinze bwaje gukomera, ibiganiro ibihumbi n'ibihumbi barabiganiriye, urukundo rugenda ruzamuka gake gake, bakaganira bagatera jokes, bakamara amasaha menshi baganira. Ubwo babaga baganira Arinze yacishagamo agafata za ngoma ze maze agatangira gucuranga gukubita ingoma mu njyana zitandukanye, maze Adani nawe akabyina ahimbawe cyane ubona ko abyishimiye. Arinze yaje gutuma Adani yiyumva nk'umuntu umeze nk'abandi ndetse ko yakiriwe muri sosiyete bitewe n'ukuntu yamwitagaho n'urukundo yamugaragarizaga. Kandi Arinze nawe nanone yakundaga ukuntu
Adani yabyinaga kuko yarabikundaga cyane, yabonaga ko bimushimisha. Nyuma y'ibyumweru byinshi abangaba baje kwizerana cyane, ndetse urukundo rugenda rukura gake gake uko iminsi yagendaga ihita. Impande zombi barabonaga ko zishimye, ndetse urukundo rugenda rukura umunsi ku munsi. Gusa Arinze yavuzaga ingoma kandi Adani ari umukobwa w'umwami. Urumva ko kubana ari ibintu byasaga nkaho bidashoboka cyane. Gusa Adani we yumvaga ko ibyo ngibyo atazabigenderaho, bitazatuma urukundo rwe na Arinze ruhagarara. Umugoroba umwe ubwo Adani na Arinze bari bicaranye barimo baganira, Arinze yafashe ibiganza bya Adani mu maboko ye yombi, asa naho hari ikintu ashaka kumubwira. Arinze yabaye seriye ndetse agaragaza amarangamutima cyane, bisa nkaho hari ikintu yari agiye kubwira Adani kidasanzwe. Arinze yasabye Adani ko yamubera umugore w'ubuzima bwe bwose, bakazabana bishimye ubuziraherezo. Arinze yabwiye Adani ko atitaye ku by'amoko, kubera ko ashimishwa n'ibihe agirana na Adani, ndetse yifuza ko bazabana ubuziraherezo yibaniye mu rukundo nta kindi na kimwe bitayeho. Adani yarishimye cyane ndetse atungurwa no kuba Arinze amusabye ko babana, byaramushimishije cyane ntabwo wabyumva. Adani yarize amarira y'ibyishimo, yishimira ko abonye umuntu umusaba ko bazabana. Adani we nta nubwo yiyumvishaga ko akwiye umugabo mwiza, umusore mwiza nka Arinze, ko yumvaga ari ibidashoboka. Wamukunze yirengagije ukuntu abandi bantu bose bamwangaga bitewe n'uko yari afite impumuro mbi. Yegereye Arinze aramuhobera cyane, maze aramubwira ati yego, yemera kuzamubera umugore ubuziraherezo. Araseka maze batangira gusomana. Ntabwo yari yarigeze atekereza ko nawe yajya mu rukundo bimeze nk'uru nguru yari abonye rw'umusore mwiza nka Arinze. Bose bararebanye batangira guseka, maze batangira gupangira ahazaza h'urukundo rwabo. Maze abo bombi biyemeza kubibwira imiryango yabo ibashyigikire, maze bakore ubukwe bashakane byemewe. Arinze yabwiye Adani ko bagomba guhera kwa papa we na mama we, ubwo ni umwami n'umwamikazi, bakabasaba uburenganzira bw'uko babana. Nyuma yaho bakajya mu mudugudu wo kwa Arinze, nabwo bagasaba ababyeyi babo umugisha n'amahirwe mbere y'uko babana, nk'abantu bari bagiye kubana nk'umugabo ndetse n'umugore. Nyuma y'uko Arinze yambitse impeta ya fiyansaye Adani, haje kuza icyorezo mu mudugudu gitangira guhitana abantu gake gake, maze isi ya Adani yari itangiye kuba iy'ibyishimo ijya hasi gutyo. Iki cyorezo cyaje gukomeza gukwirakwira maze gihitana abatari bake. Abayobozi b'umudugudu baza kwicara hamwe bose batekereza icyakorwa icyo cyorezo kirwanywe, maze baza gufata umwanzuro ko bagiye gufunga imipaka yose, mbese imidugudu igashyirwa mu kato. Nta muntu n'umwe wari wemerewe kuva mu mujyi ajya mu wundi ku mpamvu iyo ari yo yose. Umuntu wageragezaga wese kuva mu mujyi ajya mu wundi baramufataga bakamushyira mu kato, cyangwa se rimwe na rimwe akicwa n'abarinzi babaga barinze umujyi. Nyuma y'uko icyorezo gikomeje kumara iminsi myinshi, abaturage bagumye mu nzu yayo bihishe n'imiryango yabo kugira ngo batandure iki cyorezo kikaba cyabahitana. Abantu bose bagumaga mu mazu yabo, yaba inshuti, abavandimwe cyangwa se abaturanyi, bakaguma mu mazu yabo, bakaza kujya hanze ku rugi cyangwa ku madirishya bagiye guhabwa amabwirizwa n'abantu babaga bashyizweho n'ubuyobozi. Adani we yakomeje kubabazwa n'uko hashize iminsi myinshi, amezi menshi adahura n'umukunzi we Arinze. Ibi byatumye ababara cyane, arigunga. Ibyo Adani yapangaga na Arinze byose, Adani yatangiye kubona ko bigiye gupfa ubusa, kuko yarabonye kubona ko hashize igihe kinini adahura na Arinze kandi amukumbuye cyane. Haje gushira amezi menshi, umudugudu wo kwa Adani uri mu kato. Adani na Arinze barasengaga ngo buri umwe wese aze kuguma ari muzima, ataza kwicwa n'iki cyorezo cyari cyarateye muri iyi midugudu.
Bitunguranye igikomangomakazi Adani cyaje kubyuka mu gitondo nacyo cyanduye iki cyorezo. Amaboko ye yose yari yatangiye kuzaho ibisebe kandi ari kuribwa cyane. Aho yabaga aryamye wasangaga uburiri bwe n'amashuka byatohejwe n'icyuya bitewe n'umuriro mwinshi yabaga afite ndetse n'uburibwe budashira yari arimo. Bitewe n'uko Adani yari arwaye icyorezo yaje gucika intege cyane bikabije cyane ku buryo atashoboraga no kuba yakubura umutwe we cyangwa se gahindukiza umutwe arebe ku rundi ruhande batabimufashije. Ibi byababazaga papa we wari umwami ndetse n'umwamikazi. Baje gushiragiza imiti itandukanye yaba iya kinyarwanda cyangwa se imiti ya kizungu. Bagerageje imiti myinshi, abaganga benshi baramuvuye gusa bikomeza kugorana. Adani yakomeje kuremba cyane, ibintu bikomeza kuyoberana. Nyuma yaho umwamikazi yaje guhamagara umugore wari ushaje wo mu giturage wari warigeze kumuvura ubwo Adani yari akiri umwana ngo aze amuvure. Uyu nguyu yaje kuvanga imiti itandukanye maze bakajya bayiha Adani bakoresheje ikiyiko. Bitunguranye nyuma y'umunsi umwe Adani yaje gukira atangira kugenda yoroherwa. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa Adani yari amaze gukira ameze neza cyane. Ababyeyi ba Adani, umwami n'umwamikazi, barize amarira y'ibyishimo bishimira ko umwana wabo akize iki cyorezo cyari kigiye kumuhitana. Nyuma y'iminsi myinshi Adani aruhuka ndetse anoroherwa kugira ngo akire neza. Yaje gukira amera neza, agarukana imbaraga, arakira. Yatangiye kugendagenda mu cyumba kugira ngo atangire yimenyereze kugenda, dore ko yari amaze iminsi myinshi aryamye arwaye atabasha kugenda. Aragenda yireba no mu ndorerwamo areba ukuntu ameze. Adani nyuma y'uko akize arimo yireba mu ndorerwamo yaratunguye cyane kuko ya ndwara yari imaze iminsi yaramurembeje y'icyorezo yaje gutuma umubiri unanuka cyane ujya kuri tayi. Mbese yagaragaraga ko ameze neza ndetse anagaragara ko ari mwiza cyane kurenza uko yari ameze mbere, kuko yari amaze kunanuka ndetse na ya mpumuro mbi yari yaragiye. Adani yazamuye ukuboko kwe k'uburyo kugira ngo yumve niba akinuka, gusa yaratunguye cyane kuko yasanze nta mpumuro mbi agifite. Adani yarasetse arishima cyane kuko batagifite impumuro mbi yatumaga abantu benshi bamwitaza bakanga kumwegera. Kandi ntabwo yatekerezaga ko iyi ndwara yari yamufashe ariyo yari igiye kuba umuti umuvumura impumuro mbi yari afite yatumaga abantu benshi bamwitaza bakamuha akato ndetse bakanamusebya. Adani yatwawe n'ibyishimo arirukanka cyane ngo ajye gusangiza iyi nkuru papa we na mama we, ababwire ko atagifite impumuro mbi yatumaga abantu bose bamuheza kuva akiri umwana. Adani yashakaga ko buri umwe wese amenya ko yakize ndetse ko iyi ndwara yari igiye kumuhitana ariyo yamugaruye ibyiringiro n'ibyishimo mu buzima bwe. Ababyeyi be barishimye cyane baraseka. Nyuma y'iminsi mike icyorezo cyaje kugenda kirashira kiva mu gace, imidugudu ikurwa mu kato, abantu bongera kugenderana. Adani yaje gusohoka mu ngoro ya se y'ubwami maze yibuka ukuntu yajyaga hasohoka agiye kubyina, abantu bakamwitaza bakamwinubira bakajujura bakamuha akato. Yibuka n'ukuntu ababyeyi babwiraga abana babo kujya mu nzu igihe babonaga ko Adani arimo atambuka kugira ngo barinde abana babo iyo mpumuro mbi. Gusa yaratunguwe cyane aranishima kuko uyu munsi noneho nta n'umwe wamuhungaga, ahubwo bose babonaga bamuhanze amaso babyishimiye noneho ko atagifite impumuro mbi. Inama yarateranye maze abantu bose batangira kuririmba Adani, batangira kumurata ibisingizo banishimira ko yakize, kandi ntibatinyaga no kumwegera. Noneho baramusatiraga bakanamukoraho mu gihe mbere bamuhungiraga kure. Abasore bo mu mudugudu b'inkorokoro ntibahwemaga kudakura ijisho kuri Adani uko yagendaga atambuka, dore ko yari asanzwe ari mwiza. Ni ubwa mbere Adani yari atembereye muri ubu bwami bwa se Chukwuemeka.
yishimye kandi abona ko abantu bose bamwishimiye, nta n'umwe uri kumuha akato. Ibi byamushimishije cyane. Nyuma y'uko arwaye icyorezo agakira ndetse agakira na ya mpumuro mbi, yaje kuvamo umukobwa mwiza buri umwe wese mu mudugudu atakamagana, mbese ataha akato, atakirengagiza no kuba yavugisha, cyane cyane ku basore. Adani kubera ko yabonaga abantu bose noneho bamwishimiye, nta n'umwe uri kumuheza, yatangiye kwiyumva nk'umukobwa mwiza ndetse atangira no kwiyemera, yibagirwa urukundo rwe rwa mbere rwa Arinze. Umunsi umwe ubwo yari ari kugenda yaje kumva ingoma. Uko yagendaga yegera umuntu yaje gusanga ari Arinze, umukunzi we ndetse n'uwendaga kuba umugabo we wari urimo akoma ingoma. Hari hashize umwaka wose atabona. Arinze yumvaga ko abonye umukunzi we ndetse nk'umuntu bari bakumburanye ko agiye guhita aza akamuhobera maze bagashyirana urukumbuzi. Gusa ibi siko byagenze, kuko Adani atigeze agira amashyushyu yo kuza kumusuhuza. Yari yamaze kwiyumvamo ko atakiri kuri revo imwe na Arinze, ari muri revo y'abakiri, adakwiranye n'umusore uciriritse nka Arinze. Adani yumvaga ko atagikwiranye n'umusore ukubita ingoma nka Arinze, udafite izina rizwi ndetse nta n'ubukire yari afite, ndetse n'umuryango wabo ntiwari uzwi kuko batari abakire cyangwa se abo mu muryango w'ubwami nk'uko papa na mama wa Adani bari bameze. Adani ntabwo yigeze yishimira ko ahuye na Arinze, ndetse yagaragaje isura itishimiye ko ahuye na Arinze, mu gihe Arinze we yari abyishimiye cyane. Yaje yiruka aseka avuga ati, umwamikazi wanjye Adani. Uko Arinze yagendaga yegera Adani n'urukumbuzi rwinshi ashaka kumusuhuza, amubwira uburyo hashize igihe kinini amukumbuye, yarakumbuye kumubona. Adani we siko byari bimeze, yarahagaze ntiyagaragaza amarangamutima namwe, ndetse agaragaza ko adashaka no gusuhuza Arinze. Arinze yaje kuza yegera Adani ngo amuhobere nk'umuntu yari akumbuye nk'umukunzi we, ariko Adani yahise yigirayo ahunga mu maboko ya Arinze atari yanamukoraho. Arinze yaratunguwe cyane ndetse anababazwa n'imyitwarire idakwiye yagaragajwe na Adani. Adani arakaye cyane yaravuze ati, ntabwo nkeneye kongera kujya mu rukundo nawe kuko ntabwo tukiri kuri revo imwe. Ibi byababaje Arinze cyane. Nubwo Arinze yarababaye cyane, yaje kongera yegera Adani gake, mu gahinda kenshi n'amarira atemba ku maso, aramubwira ati, Adani ariko ndagukunda urabizi, kandi iyi minsi yose twamaze tudahura yatumye ngukunda kurushaho. Nakora buri kimwe cyose kugira ngo mbere umugore. Adani arangije abwira Arinze ati, guhera kano kanya umfate nk'igikomangomakazi Adani, kandi iki kiganiro cyanjye nawe kirangiriye hano, nta hantu tuzongera guhurira. Nkwiye umusore mwiza utameze nkawe. Ako kanya akimara kubwira gutyo Arinze, nta no kumureba cyangwa se ngo yumve ayo mateshwa yamubwiraga, ngo yumve agahinda amuteye, yahise akata arigendera. Yaje gusiga Arinze arimo arira cyane ababaye, amusiga aho ngaho arigendera. Gusa kuri Adani we yabifataga nk'aho ari capitire y'ubuzima bwe ahagaritse atazongera no gusoma. Ubu noneho yatangiye kuza guteretwa n'abahungu b'abakire, bose baza bashaka gukundana nawe. Amezi yose yakurikiyeho Adani yakomeje kubaho nk'umwana wa gikire wo mu bayobozi, ndetse abaho nk'utarigeze akundana na Arinze, wabonaga ko yamwibagiwe neza neza. Adani yaje kubona abasore benshi baza kumusaba ko yababera umugore. Abangaba babaga ari abana b'abakire bo mu bwami bukomeye bufite izina. Adani yaje gutangira kujya yiremera ko ari we mukobwa mwiza ugenda neza ndetse ufite igikundiro mu mudugudu wose. Yagiye akatira abasore benshi n'abahungu benshi uko iminsi yagendaga ihita, kandi nta munsi n'umwe Adani yigeze yicuza kuba yarakatiye Arinze. Yaramukundaga by'ukuri, ndetse bari barigeze no kumukunda igihe abantu bose bamwitazaga kubera ko yari afite umubiri ubyibushye kandi usohora impumuro mbi yanukiraga abantu bose. Nyuma y'iminsi myinshi
umwami Cukumeka yaje gusaba umukobwa we ko yahitamo umugabo bazabana, maze Adani aramubwira ati nibategure imirwano maze abasore bose bazaze kurwana, uzawutsinda aba ari we uzavamo umugabo we bazabana ubuziraherezo. Nyuma y'uko ibi bitangajwe, abasore benshi b'inkorokoro guturuka mu midugudu itandukanye n'ubwami butandukanye batangiye kwitegura uyu murwano ngo barebe ko bazatsinda, maze bagashakana n'igikomangomakazi Adani wari mwiza cyane kandi ateye amabengeza. Iminsi mike mbere y'uko irushanwa rigera, Adani yatangiye kwibaza uburyo azaba yambaye ku munsi w'irushanwa, maze abakozi be ntibahwemaga kumwitaho bamutera amabara atandukanye, bamutegurira n'imyambaro itandukanye ya cyami, ndetse ntiyahwemaga gukaraba buri munsi ngo akomeze ameze neza afite umubiri ushayininga. Gusa bitunguranye, wa muntu we waje kugaruka umwe yari afite imbere, maze ku munsi w'amarushanwa abasore bose biteguye kurwana ngo barebe umutsindira. Ikirere cyasaga neza, hari impumuro nziza. Gusa Adani ubwo yari ageze mu mbaga y'abantu, abasore bari baje kumurwanirira ngo bamutsindire, yambaye imitako myinshi cyane, yambaye neza, yisize amavuta atandukanye, yaje kuzamura ukuboko ngo asuhuze abantu. Gusa abantu bose none bahise bakubitwa n'impumuro mbi ya yindi yari afite mbere na kera n'ubundi. Bose batangira kumwitaza, abari baje kurwana ngo bamutsindire batangira kumwunga kubera umunuko. Abantu bose batangiye kwiruka bahunga Adani, bagenda bifashe ku mazuru kubera ukuntu yari ari kunuka, ari gusohora impumuro mbi. Abari bitabiriye aya marushanwa bose batangiye kuzunguza imitwe, maze buri wese bagenda umwe ukwe undi ukwe. Adani byaramubabaje cyane kubona ukuntu abantu bose batangiye kumwinuba kubera ko ya mpumuro mbi yari afite kera yayigarutse. Adani byamuteye ikimwaro cyinshi kubera ukuntu abantu bose bari kunukirwa bifashe ku mazuru, bigaragara ko babangamiwe cyane n'impumuro y'imbi. Yararakaye maze akuramo imyambaro yiwe myiza bari bamwambitse ndetse n'imitako bari bamutatse umubiri wose, maze arirukanka ava mu mbaga y'abantu bari bateraniye aho. Yarirutse cyane uko ashoboye kose, imbaraga zose yari afite yarazikoresheje ariruka. Maze ubwo yirukankaga yabonye umuntu wari uhagaze imbere ye, uwo nta wundi yari Arinze, wa mukunzi we ya kera yanze ngo ni uko yakize ya ndwara atakiri kuri reba imwe nawe. Arinze yahagaze akanya, maze yashize igihe yegera Adani n'amarira ashoka ku matama n'agahinda kenshi. Ubwo yari yegereye Adani yaramubwiye ati mukundwa, kubera iki watekereje bitagutse ku rukundo rwacu ukirengagiza icyo buri umwe asobanuye hagati yacu, ukatsiga ukajya kureba abandi ngo ni uko ngiye tutakiri kuri reba imwe, wirengagije uburyo twakundanaga. Adani n'agahinda kenshi n'amarira ashoka ku matama areba mu maso Arinze, azunguza umutwe, amusaba imbabazi amubwira ati umbabarire naribeshye. Ati nakoze ikosa rimwe, ntekereza ko kuba mwiza mu maso y'abantu ari byo byiza kurenza kuba mwiza mu mutima, ndetse haba babona ubwiza bwo mu mutima ukabirengagiza ukita ku bareba ubwiza bwo hanze. Ati nakoze ikosa ryo kugukatira, nanga kukwitaho, dore none n'ubu narahombye, naragutakaje. Natakaje urukundo rwawe ndetse n'ukuntu wanyitagaho, ibi byose narabibuze. Gusa ndakwinginze umbabarire ko naribeshye.